hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mama unyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Gato Media TV, ngira ngo nk'ibisanzwe murabibona ko twagarutse mu kiganiro, tukaba rero tugarukanye n'umutumirwa. Nge murabizi ni bisanzwe, ndi Mr. B Loise. Murakoze cyane rero, ngira ngo reka tubahe uyu mutumirwa mubona udasanzwe imbere ya kamera, kugira ngo abibwire hanyuma tubashe gukomeza tubaha ikiganiro cyiza cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo rero nk'uko bigaragara waje witeguye kuhereza abanyarwanda ibibakwiriye. Ngira ngo rero tugiye kwinjirana mu kiganiro, sinzi ariko wagombaga kubibwira kuko nizera neza yuko ariko buriya biraza kugenda neza mu bindi bihe tugiye gukurikizaho. Ngira ngo rero mu kiganiro ngiye nkunda gutangiza ikibazo rero ndi butangire nkubaza. Ndabibona uri umwari mwiza w'u Rwanda, ukwiriye, ubereye. Ndagira ngo rero nkubaze ikibazo. Ngira ngo urabizi ko muri uru Rwanda rwacu dufite abantu bagiye batandukanye, dufite abari, dufite abantu bagiye bakubiye mu rubyiruko mu buryo bugiye butandukanye. Ariko ndagira ngo nkubaze nti, iyo bavuze umwari w'u Rwanda ubereye, wumva baba bavuze iki? Njyewe iyo mbyumvishe mba numva nyine ari umukobwa w'umunyarwandakazi ufite umuco, ufite ubumuntu, ufite ibimuranga nyine bijyanye n'umuco wa kinyarwanda. Urakoze cyane, ubivuze neza. Ariko se iyo urebye hano hanze, cyane cyane nko mu rubyiruko, cyane cyane nko mu bijyanye n'abari, kubera ko nkubajije umwari w'u Rwanda, ese iyo urebye hano hanze mu bijyanye n'abari b'u Rwanda, ni iki ukunda kubona cyane mu bijyanye n'imikorere cyangwa se imibereho y'abakobwa bo muri iyi minsi? Njyewe ibyo mbasha kubona ntabwo nyine navuga ngo ndabibona cyane, ariko ibyo mbasha kubona nyine mbona nyine bidakwiriye nuko twakagombye kuba nyine tumeze. Niko mbibona. Ngira ngo ni ibintu bitangaje cyane iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga, ukareba mu mibereho igiye itandukanye hirya no hino. Abana b'abakobwa iyo ugiye kureba usanga hari ibintu byinshi bakora, rimwe ukabona biratangaje cyane cyane. Ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga niho dukunda kubona byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse harimo no kunywa ibiyobyabwenge. Niki ubona cyane kikajya kigutangaza ku mbuga nkoranyambaga, kandi ku bijyanye n'abana b'abakobwa ugire n'ikintu wababwira kugira ngo kibe cyazana impinduka mu mibereho yabo? Njye ikintu navuga, ntabwo nzikurikirana cyane, ariko ibyo mbona twakagombye guhindura nyine imico n'imyifatire, kuko ibyo bintu byadufasha. Ngira ngo nakubwiye ko nkunda kubaza cyane, uraza kwihangana. Ngira ngo muri iyi minsi twagiye twumva byinshi birimo
igurishwa ry'abana b'abakobwa cyangwa se ubucuruzi bw'abana b'abakobwa bagenda bakurwa mu bihugu bitandukanye bajyanwa mu bihugu byo hanze kujya gukora ibikorwa by'urukozasoni ndetse cyane cyane mu bihugu by'Abarabu. Ugasanga abana b'abakobwa iyo bageze muri ibyo bihugu rimwe na rimwe bagenda babeshywa ko bagiye kujya mu buzima bwiza, bakabona amafaranga, bakabona ubuzima bifuza, ariko bageraho bikarangira bibona bageze no mu rupfu cyangwa se ibyo babwirwaga atari byo babonye. Ni izihe nama wagira abana b'abakobwa babeshywa muri ubwo buryo ko bajyanwe mu kazi ariko bakisanga bibona mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye? Ikintu nababwira ko kumva ko ikintu kirenze bitakuhaye kwizera ko icyo kintu nubwo uri kumva ko kirenze gishobora kukugirira umumaro. Icyaba cyiza ni uko twabanza tukitonda tugashishoza ku bintu tugiye gukora cyangwa se ku bintu tugiye kujyamo niba koko byizewe 100%. Ni ukubanza kwitonda nyine tukitondera ibintu tubona, yaba ibyo tubona tukabona ni byiza cyangwa se kuba wenda twabikora cyangwa se twabibona byadufasha, ariko buriya ntabwo byose ariko biba biri. Nyine icya mbere ni ukubanza ukitonda ukamenya. Urakoze cyane, ngira ngo ndabibona ko ukiri umwana mutoya, ariko ibyo ari byo byose mu buzima ubayemo kuva uvutse kugeza aho ugeze ubu umaze kugenda ubona ibintu byinshi kandi wahuye n'ibintu byinshi. Ni iki kintu cyaba cyaragushimishije mu buzima kuruta ibindi? Ikintu cyaba cyaranshimishije mu buzima bitewe n'ibyo umuntu yagiye acamo mu buzima bwa buri munsi, ikintu kinshimisha kurusha ibindi ni uko ndiho, kuba nkitwa ngiye kuba buri umwe wese yambona cyangwa se kimbona. Nta kindi, kuba nyine mfite ababyeyi bose nkibabona, mfite abavandimwe, icyo kintu kiramfasha ugereranyije nyine n'ubuzima umuntu agenda acamo. Icyo kintu nyine nicyo kinshimisha. Ngira ngo ubuzima buba bugiye butandukanye, utubwiye icyagushimishije, ariko buriya mu buzima hari n'ibintu bibabaza. Hari ikintu waba warabonye kikakubabaza cyangwa se cyaba cyarakubayeho mu buzima? Ntabwo cyabura, kirahari, ariko sinzi niba ari ngombwa kukivuga. Ntacyo, niba ari ibanga birumvikana. Impamvu tuba turimo tuganira ku buzima nk'ubu bwose bugiye butandukanye, bifasha abantu benshi kumenya mbese ko uko babayeho ko atari bo bonyine. Niba ari ibyiza biba bibereye benshi, niba ari ibibi byabaye ku bantu, bibafasha kugenda babasha kwihangana mu buzima bwabo. Rero ngira ngo utubwiyemo bikeya, ariko hari ibindi tugiye gukomeza tuganira. Ngira ngo urabizi, muri ubu buzima tujya tugira byinshi dukunda, byaba ibijyanye n'impano. Mu buzima bwawe ni izihe nzozi waba warigeze ugira ukumva ko izo nzozi byanga bikunda zishobora gusohora? Ikintu navuga nk'ikintu mba numva ko ngewe kiramutse kinkundiye kikanyemerera kikaba, mba numva ubuzima bwanjye bwose nsigaje kubaho ku iyi si nabumara ndi gukorera Imana. By'umwihariko byanshimisha cyane kwibona mu nzu y'Imana ndi kuririmba imbere y'abantu barenze umwe, bari kumva ijwi ryanjye, bari kumva nyine icyo kintu mba numva ari cyo kintu gishobora kumpa amahoro y'umutima. Mba numva ari cyo kintu nshaka mbere y'ibindi byose. Mu buzima se waba warigeze ugerageza ku bijyanye no kuririmba ku buryo wumva ariyo fokasi yawe, ku buryo wumva ko uramutse ubigezeho byagushimisha cyane? Rero ibyo twifuza kenshi rimwe na rimwe ntabwo ari byo tubona, ariko icyo kintu nyine uko ngerageje kuba nakinjiramo mbona ariko birushaho kungora, ariko nyine Imana ibizi igihe, isaha iyo igeze iragufasha bigakunda. Mba numva ko igihe gishobora kuzagera nanjye nkabona ayo mahirwe, ariko mba numva ko
iki kintu aricyo gishobora kumfasha. Yeah. Birumvikana ko tugeze mu rwego rwo kuba wajya mu nzu y'Imana ndetse byakubera byiza ukaba n'umuhanzi ukaba waririmba. Ngira ngo birumvikana hari abahanzi waba waragiye ukunda mu buzima bwawe ku buryo ushobora kuvuga uti ndamutse ndirimbye uyu muhanzi nshobora kumufataho icyitegererezo. Barahari benshi ariko uwaje ampindura burundu nkumva ko byanga byakunda ariyo mahoro yanjye yo kuba najya mba mu nzu y'Imana ibihe byose. Sinzi niba Irekure nta kibazo rwose, hano nta banga, icyiza cyose kigomba kuvugirwa hano ku Gato Media TV. gusa nazi kumva iki kiganiro cyangwa se kukireba ntiyumve yuko irari ikosa nakoze kuko nanjye si njyewe, gusa nyine uwo muntu nta wundi bamwita Ishimwe Joshua. Urakoze cyane Ishimwe Joshua, ngira ngo aho ari naramuka yumvishe buno butumwa ndizera ko bishobora kumushimisha. Ni ibiki byinshi se birenze kuririmba waba uzi kuri uyu muhanzi Ishimwe Joshua? Icya mbere iyo ngize nk'amahirwe yo kuba namukurikirana kuko ntago njya mbona ayo mahirwe kenshi, ariko ikintu nabashije kumubonaho ntago ajya ahisha amarangamutima ye mu Mana, icyo kintu nicyo kintu namukundiye, ntago ajya ahisha amarangamutima ye mu Mana. Rero ibyo biramfasha cyane kandi n'ibyo akora biramfasha bikanyubaka bikasubiza umunezero mu mutima wanjye, n'igihe mba numva bitameze neza birankomeza nyine nkumva ko ngomba kwakira igihe ndimo. Ndabona ushobora kuba ufite amarangamutima menshi kuri uyu muhanzi witwa Ishimwe Joshua, ngira ngo wirekure cyane rwose umuvugeho byinshi waba umuziho bigiye bishimishije, kandi nawe nzi neza yuko aho ari naramuka yumvishe ubu butumwa bumugezeho nzi ko azishima cyane. Okay, ntabwo navuga ko ari byinshi cyane muziho, ariko ibyo nagerageje kuba namumenyaho byose byagize icyo birema muri jyewe. Nkaba nifuza ko nibuze niyo mfite ikiganiro mbere na mbere nkomeje kumusaba imbabazi. Ashobora kuba wenda adakunda abantu bamushyira ku matangazamakuru, ariko njyewe ambabarire kuko nanjye sinjye nagerageje kuba nabihisha kenshi, ariko byarananiye. Uyu munsi rero bibaye ngombwa yuko mbivuga. Uretse se kuba wenda waba umukundira ko ari umuhanzi usohora ibihangano byiza, biranashoboka ko atari wowe gusa, kandi ntago twabishidikanyaho kubera ko ngira ngo abahanzi bakurikirwa n'abantu benshi cyane. Bishoboka ko mu bamukurikira benshi harimo abamukunda nk'uko mukunda. Nta bundi buryo buhari bugaragaza urundi rukundo waba umufite bitandukanye n'ibyo kuba ari umuhanzi? Ikintu kiri imbere cyane cy'ingenzi cyane kandi aricyo nshingiraho mpamya neza ko aricyo kintu nyine gishobora kuba cyaba kinyicaje hano, ibyo akora ahanini nibyo bituma numva mukunze, kandi ikindi ibyo akora nibyo byampinduye, bituma nyine numva ko nanjye muri njye mu byo ndimo byose ngomba guhinduka. Ubu se bibaye nk'amahirwe umuntu akaguhuza n'uyu muhanzi Ishimwe Joshua, wakumva umeze ute mu buzima bwawe? Ndibaza ko inzozi zanjye zaba zigezweho. Biramutse bibaye gutyo, ndibaza ko noneho Imana yaba iciye inzira noneho. Bigaragara ko ari cyo cyifuzo cyane wumva ufite mu mutima wawe. Cyane rwose pe, ndabyifuza kuba guhinduka nanjye nkajya nkakorera Imana. Ndibaza rero yuko uyu muhanzi Ishimwe Joshua aho ari aramutse yumvishe buno butumwa,
yumve ko yazatanga igisubizo akazaba yahura nawe ku buryo inzozi zawe rwose zizasohora, kandi ndizera neza ntashidikanya yuko umunsi umwe bishobora gukunda. None ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe, niba koko wumva ko umunsi umwe ushobora kuzaba umuhanzi, kandi nabyo baravuga ngo gushaka niko gushobora, kubera ko ubishaka umunsi umwe bizakunda. Ese ni abahe bahanzi ukunda ku ndirimbo zabo, ku buryo ushobora kugira n'uburyo wagenda uturirimbira ku ndirimbo y'umuhanzi waba uzi, nibura wenda n'iyo waririmbaho ibice atari ngombwa ngo urangize indirimbo yose? Abo bantu barahari, sinzi niba naririmba. Bo ririmba nta kibazo rwose. Umuhanzi nta kibazo, indirimbo y'umuhanzi, twavuze umuhanzi uwo ari we wese, yaba uwo wumva ufitiye uburyo bwo kuba waririmba indirimbo ye, ni karibu. hari indirimbo ya Joshua yitwa Ndirimba nta kibazo rwose. hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mama unyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Wayiririmbye nta kibazo, ntugire ikibazo na kimwe. Hanyuma hari akandi wumva wadushyiriraho se? Yego. Iyi ndirimbo ya couple, ariko reka ngeragezeho agace. Amarira yanjye atemba ajya mu nda, amarira njye ndirimba nagara yo mu mugani, amarira ndirimba nay'ibyishimo, ibyo unkorera mana njye sinzi uko nabisobanura, ibyo unkorera byose birenze urugero, amashimwe amashimwe mu mutima, amashimwe amashimwe mu mutima, amarira narize yose warayahanaguye, uyahindura ibitwenge, none umutima wuzuye ibyishimo, nta na rimwe naguhamagaye ngo untere umugongo, nta na kimwe nagusabye ngo umpe gutegereza, wamvanye mu ijoro unjyana mu manywa, ntawe kwiringiye ngo akorwe n'isoni, amarira yanjye atemba ajya mu nda, amarira njye ndirimba
ntagara yo mu mugani, amarira ndirimba n'ay'ibyishimo, ibyo unkorera Mana njye sinzi uko nabisobanura, ibyo unkorera byose birenze urugero, amashimwe amashimwe mu mutima. Alright, numva uri kubikora neza cyane, ngira ngo rero bakunzi b'Agato Media TV tugana ku musozo, reka mpe umutumirwa wacu uburenganzira kugira ngo agire inama yatanga ku rubyiruko muri rusange, hanyuma tubashe gusoza iki kiganiro. Inama nagira urubyiruko ni uko tugomba kwihanganira ibihe turimo, kuba ku isi ibintu byinshi bigenda bitugonga, yaba ibyiza yaba ibibi, ariko kimwe muri ibyo iyo ukirebyeho cyane bituma gishobora kukwangiza cyangwa se kikanagira ikintu kikumarira, ariko icyo nababwira cyo ni ukwitonda, tukemera, tukihangana, tukakira ubuzima turimo. Murakoze cyane rero, ngira ngo ni byiza, ariko reka nkubaze akabazo ka nyuma. Ese turamutse twongeye kuba twagukenera mu kiganiro, ushobora kuboneka ku buryo bworoshye nta kibazo ukongera kwitabira ibiganiro by'Agato Media TV? Nta kibazo. Murakoze cyane. Ngira ngo rero bakunzi b'Agato Media TV murabyumva cyane ko twe mutumirwa twari twatumiriye ni umutumirwa ngira ngo ubashimishije. Ngira ngo rero mbabwire ko n'ubutaha mujye muba hafi Agato Media TV, tuzajya dukomeza kubazanira ibyiza nk'ibi ngibi. Reka rero tubabwire ngo nakagaruka. Ciao ciao.